Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Imana y'amahoro itugirire neza. Nizere ko muri amahoro. Ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Tugeze mu minsi igoye, tugeze mu minsi iruhije umugenzi, tugeze mu minsi umuntu atamenya ukuntu ayisobanura, ariko muri ibyo byose naho byatungura umwana w'umuntu, ntago bijya bitungura Imana kuko ibizi kuva kera. Tubigeramo yamaze kubimenya, kandi iyo ibishatse ijya ikora imirimo n'ibitangaza, tukabinyuramo kandi tukabinyuranamo intsinzi. Narinje kukubwira ngo dufatanye gusenga, usenge nanjye nsenge ntuntererane, dusengere ukwezi kwa gatatu, dusengere ukwezi kwa kane, dusengere ukwezi kwa gatanu, dusenge Imana, dusenge Uwiteka, duhamagare Imana, twinginge Imana, duhendahende Imana, kandi Imana ijya yemera guhendahendwa. Gusenga bijyana no kwizera, kwizera Imana ko ishoboye, kwizera Imana ko nta kinanira, kwizera Imana ko nta kibasha kuyikoma mu nkokora, kwizera Imana ko iyo ivuze rimwe biba, kandi ko iyo itegetse bikomera. Turiho kubw'umugambi w'Imana, ntabwo watunguye Imana, ahubwo yo yaradutunguye idushyira ku isi twibonaho, ariko iyo si tuyizamo yarajugunywemo umubi ari we Satani, ukora ibigerageza abantu, ukora ibirushya abantu, ukora ibigora abantu, ukora ibiriza abantu, ukora ibyica abantu, ukora ibinaniza abantu, ukoreza abantu imitwaro iremereye, ariko Kristo Yesu yaravuze ngo iyo mitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajya ananirwa. Imana yacu ishimwe kuko yaduhaye faveur yo kugira ngo tubashe kumukoreza iyo mitwaro, nuko twebwe aturuhure nk'abana be, nk'abantu yaremye, nk'inshuti ze, nk'abavandimwe be, abo yahamagaye natwe tukamwitaba. Ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwanditswe na Yakobo ibice 4 uhereye ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 10, haranditse ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Murongo wa 8, mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima, mubabare, muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda, mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo izabashyira hejuru. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ubu ni uburyo bwo kwiyinira no guca bugufi imbere y'Imana, kugira ngo tuyihereze icyubahiro cyayo, kandi dusaba kubabarirwa no kugirirwa neza, kugira ngo noneho y'ubwayo imaze kubona umutima w'umuntu uko uhindutse, imuzamure imushyire hejuru, imwambike icyubahiro cyayo. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Icyaha kitakubabaje, icyaha kitakurijije, icyaha kitaguteye agahinda ngo wumve mu mutima kirimo kirakurya, ubabazwe n'uko wagikoze, ntushobora kukireka niyo bakiguhanira. Nawe wahagarara hariya ukavuga ngo ndakiretse,
ariko niba kitaguteye kurira ngo wicuze impamvu wagikoze, ntushobora kukireka na rimwe. Niyo mpamvu umwuka w'Imana yanyuze muri Yakobo abwira abantu ngo nimurire muboroge kubw'ibyaha byanyu. Ibyaha bitera abantu kurira, kuko ntabwo tujya tubona Satani yamanutse yambaye amakoma cyangwa amahembe ngo aze abe ari we ukora ibyo akora, ahubwo akoresha abantu bakabikorera abandi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duhunge Satani, ngo nawe azaduhunga, ngo twegere Imana nayo izatwegera, turwanye Satani, Imana itugirire neza. Ese kurwanya Satani urabyumva? Uburyo urwana nawe urabyumva? Ntabwo ari amakofe cyangwa karate, ni ukurwana n'umutima wawe ukohereza gukora ibidashimwa n'Imana. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu babe maso, birinde, biyeze, bitunganye, babonere nk'uko Uwiteka aboneye. Babe maso, bongere babe maso, bongere babe maso. Kuba maso bizabarinda gutungurwa n'ibihe, bizabarinda gutungurwa n'iminsi, kuko igihe kijya gitungurana, iminsi igitungurana. Imana itugirire neza. Umuririmbyi wa 205 mu ndirimbo zo gushimisha Imana araririmba akavuga ngo urwane intambara nziza, ngo Kristo ngo ni umugaba wawe, ngo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Mbese wizera Kristo? Kristo se n'imbaraga zawe? Igihe ni iki cyo kumwizera, igihe ni iki cyo kumwibuka, ukibuka ko ariho kandi azahoraho iteka ryose. Urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe. Hano nashyizeho amazi kuko mesaje nahawe ari mesaje nahawe ifite ikigereranyo cy'amazi. Najyanywe ahantu ku musozi, nuko nerekwa iyi mesaje. Nabonye abantu bicaye, bari bicaye hafi y'ayo mazi kandi bateye umugongo, barebaga ku musozi, kandi aho bari bari hari navuga ngo ni nk'urugo runini cyane, ariko rufite uburyo umuntu areba mu mazi. Nta cyatumaga batareba mu mazi, nta cyari gihari. Bari bicaye basa naho bareba mu miryango y'iyo nzu. Bari bicaye batuje, nta kibazo bari bafite. Bari bambaye imyenda ishobora gutuma batarohama ngo barengerwe n'amazi. Umuririmbyi wa 385 yararirimbye aravuga ngo umurinzi we menyesha igihe. Mbese ijoro rigeze hehe? Imana itugirire neza. Nuko nkomeza kwitegereza, ariko ngiye kubona mbona
ba bantu bateruwe n'ikintu ntabashije kubona, mbona baguye muri ya mazi. Uko bakicaye, kugwa mu mazi wicaye urumva ubaye nk'uwereye mu kirere, warangiza wakagombye guhagarika amaguru, ariko uko bari bicaye niko bamanutse mu mazi. Nuko ngiye kubona mbona ya myenda yagombaga kubaporoteja kugira ngo batajya mu mazi hasi, mbona iratobotse. Ikintu habonetsemo mu mazi ibintu bitobora imyenda, bituma kuba yabarinda kujya mu mazi biranze, bararengerwa baragenda. Ntekereza ko ushyize nk'akabido mu mazi kadashobora kujyamo hasi ngo karengerwe. Ntekereza ko na baro idashobora kurengerwa n'amazi ireremba, ariko bitekerezeho noneho akabido kinjiye mu mazi kakarengerwa. Yego, impamvu mvuze ibi ni uko nahawe guhamagara. Ndahamagara kugira ngo bariya abantu barengerwe, kuko byashobokaga ko uwari guhita ajyamo hasi yagombaga guhita bakuramo. Narahamagaye, mpamagara bene iriya nzu, abari bari muri iriya nzu. Ndahamagara, ariko mbona ijwi ryanjye ntago riri kugenda ngo rihagere. Nabonaga risa naho rigeramo hagati, aho kugira ngo rigere hakurya rikagera hagati, akagira ikintu kiribuza kugenda ngo rishyike aho ngaho, kuko mu by'ukuri iryo jwi ryagombaga kuhagera. Ariko mbabazwa nuko abari barimo aho ngaho bashoboraga gutabara bariya bantu, kandi mbabazwa no gutungurwa kwabo, nuko biranyobera. Harimo inyoni. Izo nyoni zishobora no kuba arizo zagize uruhare mu gutoboka kw'iriya myenda, kuko zari ziri munsi y'amazi, ariko zibonye ba bantu bamaze kugwamo zihungira ku nkombe. Nkajya mbona zirimo ziruburuka zishaka gufata ogisijene, ikazamura umutwe ngo ifate ogisijene hejuru, ikongera ikibira ku nkombe, igasa naho ifashe ku nkombe, ariko ikajya izamura umutwe ifata ogisijene, ikongera ikihishira umutwe wayo, gutyo gutyo. Nibaza ku bw'iyo nyoni, nkibaza ibyirimo, biranshobera. Ariko inyoni ntawamenya. Nkibabajwe n'abo bantu, nafashe urugendo rwo kugira ngo ngere hariya hantu mbabwire bashake bariya bantu. Naragiye ndagenda ngera kuri uriya musozi, ariko ngiye kugira ngo ninjire hahandi nabonye, mbona ni ahantu hasibye, mbona mbese nta nubwo ari ahantu nyabagendwa. Mbona inzira zaho zamezemo ibyatsi, mbona n'urwo rugo rusa naho nta muntu uhagenda. Nuko ibyo bishatse kuvuga ko
mu buryo bw'umwuka, gutabaza no gusenga ni uguhamagara Imana. Uzi ikintu kibabaje? Ni uko abantu basaga naho bahuze, ntibigeze babona ibiri kuba nubwo bari ku musozi, nabarebaga abandi nkababona rwose ntacyo bibabwiye, batari no kumva, amatwi asa n'atumva, kuko ntiwahamagara umuntu uri imbere yawe ngo ananirwe kukumva, kandi nahamagaraga ndanguruye cyane. Abantu rero bari bahuze, abantu bari bari mu byabo, abantu ntago bari bari maso. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso rero, tugasenga, tugashaka Imana bigishoboka ko ibonwa, tugasenga, tugasengerana, tukingingirana mu izina rya Yesu. Kristo azadutsindira kandi azatubera byose.